ibigeragezo byinshi birakwereka ko niba bihari hari presence y'ibyo bibazo, nukuvuga ngo hari na presence y'ibisubizo byabo. Niba hashobora kubaho umurage, if there can be a bad inheritance and generational curses, and things come as a heredity, it means that across the sea there is another generational blessing that we get from the blood of Jesus, coming from the cross. Biri prophetic. We shall pray in a prophetic way. Those laziness. Hari inkuru y'umudamu shako tuvuga gato hanyuma tugaza gusenga. I want us to read 2 Kings chapter 4. There is a story of a woman that I want us to go through, and then we shall pray. Bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu, hari umugore w'umukire aramuhata ngo agiwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyaga gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, bukeye, mwabyumvise, yaramaze kwakira wa mugabo w'Imana, yaramaze kumutegurira ibiryo, asanze bwana. Bukeye aramubwira umugabo ati, mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana, mbonye ntabwo ari fake, ni umuntu w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba, aryamamo, abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu ati, mubwira ati, dore neza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Aha, urashaka kumenyekana ku mwami, ku mugabo w'ingabo? Undi ati, oya, nibera mu bacu. Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, cyakora nta mwana agira, kandi umugabo arashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara ku muryango. Reka dusimbukire ku murongo wa 17. Hanyuma umugore asama inda. Igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nkuko Elisa yamubwiye. Yaramubwiye ati, ku 16 dusubira inyuma. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha n'iki gihe uzabucikiye. Uzabucikiye umwana w'umuhungu. 18. Umwana amaze gukura, umunsi umwe asanga se mu basaruzi. Ahageze abwira sa atakati, umutwe we. Inkuru murayizi, dusimbukire kuri 21. Amaze gupfa wa mwana arapfuye, atatse rimwe gusa, yabyutse ari muzima. Umutwe arapfuye. 21. Amaze gupfa nyina aramwurirana, amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramukingirana, arisohokera. Amaze gupfa, wagateza amatwi, twagiye. Ahamagara umugabo we aramubwira ati, ndakwinginze nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogo bimwe, nyaruke ngere kuri wa muntu w'Imana ngaruke. Umva di. Nawe aramubaza ati, niki kikujyanye iwe none ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa ku isabato? Nawe atari ko ni byiza ko ngenda. Nuko umugore ashyira amatandiko ku ndogobe, abwira umugaragu we ati, erekeza tugende, ntugende buhoro kiretse nkubwiye. Aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi w'i Karumeli. Umuntu w'Imana mwitegeye akiri kurabwira umugaragu we Gehazi, nguriya wa mushunemukazi. Twasimbutse 27. Ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ari ku musozi, amufata ibirenge. Madamu arapfukamye, amufasha ibirenge. Gehazi aramwegera ngo amusunike, ahumva ariko abasunika ntibabura. Ariko umuntu w'Imana aravuga ati, mureke, afite agahinda mu mutima kandi Imana ntiyabimbwiye, yabimpishe. Umugore aravuga ati, mbese nige wasabye databuja
umwana w'umuhungu sinakubwiye ntiwibeshya. Elisa abwira Gehazi ati cebura wenda inkoni yanjye ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, ukuramutsa ntumusubize, maze iyi nkoni uyijyane uyirambike ku maso y'umwana. Nyina w'umwana umva ariko ubwabi bw'Imana buratwaranirwa di, nicyo ushaka ugishyiraho igitugu. Nyina w'umwana umurongo wa 30 aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwawe, singusiga urohereza inkoni umwana wanjye yapfuye ngo bagende bayikoze ku maso, sikuachi hapa, singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gehazi parara umwana yaje kuzuka, umwami abaho umugisha mwinshi. Nubwo uyu mudamu yanteye inkunga cyane. This woman has encouraged me. Uyu mudamu ubanza nitugera mu ijuru nzamubwira nti banza ukore hano. Uyu mudamu agomba kuba yari muri dimension spirituelle itari y'abana. This woman was in a dimension of the spirit that is not of a young one. Uyu mudamu urumva Bibiliya itangira neza ivuga ngo yari umugore w'umukire uguwe neza ariko ufite ikibazo. This woman was rich but had a problem. Bibiliya iyivuze umukire ntabwo ibigereranya. Buriya Bibiliya nikabye ibivuze umukire. The Bible does not exaggerate. When they say that someone is rich, just get to know they are rich. Umugore arakira. She was rich. Umugore agubwa neza. She was well. Umugore aparika ibyo ashatse, umugore agira amafaranga, umugore acaho aremeza. The woman was known everywhere and she had everything she desired. Ariko agenda n'umusonga uko nta mwana afite. Umugore yubaka ubuzima busenga kuko hano iyi nkuru ikwereka ko yari muri dimension spirituelle idasanzwe. Yari azi kudiscerna. He knew how to discern. Yari afite esprit ya discernement yo kurondora no kumenya. He had a spirit of discernment. Umugore agasenga muri amafaranga menshi, agasenga muri kwa gusa neza. She used to pray looking good with her money. Bukeye abona umukozi w'Imana atsaho. And now it was one day when she saw a servant of God passing by. Kubera dimension arimo spirituelle iconnecta kuri dimension ya wa mukozi w'Imana. Erega buriya abanyamwuka barakonekta n'abanyamubiri buriya sinzi ukuntu bigenda. Nubwo baba ari abanyamubiri ariko bari mu itorero barakonekta. Mukonekta buriya uzareba abantu mukonekta vuba ujye uhita uyibaza, akenshi uzasanga muri kuri n'abakolege nyine spirituellement. Wabumvise hari abandi muganira bisanzwe ariko ukumva ko ntabwo muri ahantu. Aha niho njyangira inama abakobwa nkababwira ngo itondere uko umeze, cyangwa umusore itondere uko umeze spirituellement, kuko uzasanga wakubitanye n'undi umeze nk'uko umeze. Arakonekta. After connecting, aravuga ngo uyu mukozi w'Imana ntabwo ameze nk'ababandi, njye ko afite icyifuzo cyanditse ahantu hose. After connecting, aramwegera. She came closer to him. Amugira inshuti atari ko mukozi w'Imana buri munsi njya nkubona ucaho ujya niba ari Karumeli gusenga no gushaka Imana, please aha ni ku nzira wagiye uhaca nkakuzimanira. If you read it thoroughly, iri jambo rifite amahame. Myaka myinshi ishize ntibuka neza umubare, uyu mugore igihe namusomaga iri banga ryanyinjiye apana mu mutsi gusa, rirazamuka rigera ahantu hashobora gusobanura. Nize kudapfa kwa presiya gusa amavuta, ahubwo nize no kwiba mu mavuta. Nzakabigisha ubutaha. That is something else I will teach you. Ariko nize kudapfa kwa presiya gusa ni yo amen hallelujah. Naravuze n'umugore ndamubonye iri ni ihame. This uriya mugore yankoraga ahantu n'ubaracyankora nako namuvuze ni Joyce Maya. And that woman touches me somewhere and she's Joyce Maya. Kandi ntabwo nashoboraga kumubona nta televiziyo twigiriraga iwacu. Hallelujah. We didn't have a TV. Hallelujah. Ariko nakoraga uko nshoboye nkakurikirana amakuru ye. Twa dufite umukozi w'Imana wajya kunzanira amajournal yiwe ibiki, nabona hasi ngo partners nahise ngakata. Waragakataga ukuntu ukakumva ndakuzuza banigeze no kuma certificate yabizerwa. Bagirwa umugabo w'Imana, Imana mu mugisha mwinshi. Ari muri bayita gute mu ma workshop. We were in the workshops in small groups. So they brought him into the youth. Nari mfite akanoti Imana yanjye gato gute
ari nako ndi bucungireho taxi, ari nako ndi bumva. Ndakareba ndavuga ni no, uriya mugabo nari navuze ni mpaka nari nzi guconnect. Ndagenda arangije kutwigisha ndayazana ndamubwira ntumva mubwire man of God, ushobora gusengana nanjye. Ambaza ufite imyaka ingahe? Ndamubwira ati uracyari muto cyane, uyu mugabo nuwe mu bantu bakire babaherwe. Ariko sinigeze ndeba utwo tuntu twa bulebule. Ndagenda nkimara gupfukama agiye kunsengera, umugabo araturikararira arebye akantu muhaye gashaje gute, nari nakazinze gute kugira ngo katanatakara ntarasowinga mu mukozi w'Imana. Agiye gusenga sinzamwibagirira mugabo Imana mu mugisha. Arasenga ararira ambwira amagambo akomeye cyane, atangira guhanura. And he ambwira ibintu bikomeye cyane kandi koko byarasohoye. He told me about great things that came to pass. Arangije and then arambwira ngo Imana iguha umugisha mwinshi. Hari ibitabo yari yazanye, arambwira ngo mfite ibitabo byanjye tujye muri office ibitabo. Arambaza uzi Icyongereza? Ndamubwira ni nzakihambaho. And then this man of God asked me, do you know English? I have my 2 books that I want to give you. So he gave me those 2 books. Arabima arangije afata mu mufuka. Arambwira ngo Imana imbwiye nanjye kubiba mu buzima bwawe nicyo uzaba. Uza amadolari yampaye? Do you know how many dollars I received? Hejuru ya kakandi nari mfite nari nazinze. On top of what I had already put together. Ayakoza hano. He gave it to me. Of course urumva ikintu nabanje kugira no guhaha kuko iwacu haleluya uwo munsi twari twamanitse imbabura. And that day I remember we must have put we didn't have anything to eat. Ngenda nibuka uyu mugore yanyigishije ihame rikomeye cyane kuko bene data amavuta udaciriye bugufi ntuzigere uyatapingamo. Kamvugane n'abantu bajya bapfa gufungura kanwa uko babonye ku bakozi b'Imana. Let me speak to people who just open up their mouth against the men of God. Imana ni guha ubuntu. Hari ibyo uziga umenye ko ari amahame, hari ibintu uzakira ibyo utazi uzajya ushyira kuko ushobora gusanga amavuta wakabibyemo isengesho wakabibyemo icyo ushoboye ari uri murangiza. Usoma ijambo ry'Imana jya ugenda ugira ikintu ukuramo. Bizakwigisha kwitonda, bizakwigisha kugira amavuta umenya ayawa hari umenye kuyakonektaho, bizakwigisha kudiscerna abantu b'Imana bo ntuvuge ngo erega bose ni bamwe. Umugore yarebye Elisa acaho rimwe kabiri gatatu ati we nakubonye umuntu w'Imana. Aragenda atangira kujya yirirwa mu rugo. Mwabonye ko umugabo we yarafite ahantu ajya gukora imirimo guhinga n'ibiki ntiyagendaga, yabagazi ngo Elisa araza akitanga agateka. Mwabonye ko yamutegurira agafudo agateka agategura ameza, umugabo akahaca rimwe agakubitamo yamara gutura umubati ati we akagenda kugeza umunsi yabonye icyo kintu ubuntu buramumanukira. Abaza Gehazi atari kuri ya mugore tumukorera iki? Dama agategura salade akayishyira hariya, akirirwa pasura amafi mu nda agakuramo ibintu agashyira hariya. Ubaza ngo turitse agatari marasenga avuga ngo Mana ndimo ndakira amavuta y'Imana iwanjye ndasohora ubugumba this woman was prophetic. Arateka wibuke ko umugabo yaratarabimubwira. Abonye kangahe bibaye Bibiliya avuze ku murongo wa kangahe w'8 ngo bukeye uwo mugore yicaza umugabo aramubwira ati mbonye ko uyu mugabo ari umuntu w'Imana. Ubibonesheje iki mada? Ubibonye ute? How did she see that? Ngo maze kubona ko ari umuntu wera. Yabanje kudiserna. She had to first discern. Bwa mbere ararya. Came first time eating and connected and he found it true. And now he opened for the family. Ushobora kumva abantu bataye imiryango yabo mu kaga kubera kwizera abantu bataribo. Nushobora kumva abantu batumye abana babo batega imitwe munsi y'ibiganza bitari byo bagasoza babashizemo ibindi. Now you can never imagine how many parents have made their own children go under a wrong anointing that has broken their lives into a very bad state. Nushobora kumenya destiny z'abantu zidamaraye kubera kwicara munsi y'amavuta atariyo. You can't imagine how many destinies are stuck because of sitting in the wrong anointing. Ndababwiye
ntushobora kumva abantu bakora uyu mudamu yari afite esprit de discernement, yari afite ku mavi hakora neza, nshinguye urugi rw'umuryango we ari uko abanje kubashua ko atagiye kwexpose urugo rwe ahantu hatariho. Abagore mwakinguye inzugi z'imiryango yanyu mwakiramo abantu bataribo basoza bazishenye. Hari abagabo mwakinguye inzugi z'imiryango yanyu mwakiramo abagore n'abakobwa basoje bazishenye. Hari abantu mwisi inshuti magara ariko kubera kutadiserna kugendera mu kintu ngo ni college twaramenyanye agasoza ahumanyije abana bawe n'urugo rwawe kubera gukingurira ingo abantu bataribo. Uyu mwana agomba kuza kubi wanje, kanaka agomba kuba hehe, ugasanga wiyakiriye shitani wawe. Umva, uyagomba kuba shoferi wanjye agasoza ari ubaye shitani. Uyagomba umva, dukeneye amavi kuko niho dukura umwuka wa discernement. Uretse kuvuga ngo gusenga kuratugarurira ibyacu, gusenga kuragukuza muri dimension, gusenga kuragukuza spirituellement, gusenga gukuza amatwi yawe y'umwuka, umenya who ki inde gute hehe. Hari umukobwa mademoiselle, hari umuhungu utakwigera ukingurira urugi nubwo yaba yarigiye he afite ibiki. Hari utagomba gukingurira ukabimenya ko nubwo yakwiterura akagwa ntabwo yagutwara. Hari umukobwa rero ukavuga uti ibi ntabwo namukingurira urugi kuko uradiserna ukabimenya, ariko iyo utari muri dimension yo kumenya no gudizerna ibintu byose birakingura bikaguhemukira ugasanga uzanye ni ushoje agumazeho. Uyu mugore atubera urugero, andere umwe arakize ariko nta mwana afite, utama inzira y'amavi. And now she took the path of going on the knees. She took a path of seeking God, not to run in the sorcerers, because when you go to the sorcerers, maze kudiserna abwira umugabo ati noneho nasanze ari umugabo w'Imana. Uvu kunavuga utunganiye Imana kandi we none ndakwinginze, now I ask of you, bakira inzu ibyo kuza agenda ajya handi, that anointing I want it here. Ariya mavuta mubonana, iriya passion ndamubaza nkumva ngo agiye Karumeli agiye gupfukama, aza pfukamira aha kuko nkeneye Imana aha. Iri umugabo mu kinyabupfura aramukonvenka umugabo ati madam icyo ushaka cyose. Mva ikintu kinkoraho, aravuga ngo ngiye kumushyiramo igitanda cyiza, ngiye gushyiraho ameza ngo n'intebe. Umva icyo asorezaho n'igitereko kitabaza. Uyu mugore yari prophetique, uvuga ngo kiriya cyumba ngiye kuzana igitereko kitabaza. Muzi signification yacyo, ngiterekemo ruriya rumuri ruzamurika iwanjye, urumuri wanjye ndukeneye mu nda yanjye. Man of God, ndakwizirikaho, ndagukuraho utuye, ndashaka uzuturaha, turare dutogota, dusenge ibyananiye jyenyine, duconnecte. Beneda hari imbaraga mu buconnecta nabo. Sinzi ahantu uconnect iyi minsi, I don't bakumenya aho uconnect, but you need to know where you're connecting. You don't need to connect everywhere. There are places that you see and say no, and there are others you say this is the place, and you feel in the spirit this is the place, and you say this is the anointing to get hold of, and you get to prepare the food. Let me tell you, umugabo yakozweho n'ubwitange, areba ubutunzi bwamusutseho, yubaka inzu, ashyiramo amameza, ashyiramo ibiki, ibiryo bya buri munsi. Elisa arabireba aravuga ngo wowe nkorera sinshobora. Uyu mugore ntashobora kuguma uko ameze nyuma y'ibyo amaze gutanga mu buzima bwanjye. Ngambibiri banga ndarivuga gahoro, abakozi b'Imana bakoreshwa n'Imana bikaba atari uko Imana ibabwiye, ahubwo bakozweho n'ibyo bibye. Now they are servants of God. Buri kuntu ukuboko kureko ariko ndababwiye uyu munsi ukuboko kurekuye buri munsi, sinzi ukuntu gutusha ahantu uhita wumva ushaka gusengera uyu muntu. Rero niko byagenze. Elisa ahita ahamagara umugaragu we Gehazi ati menyera amakuru, menyera amakuru use mujyana amenyekane ku mwami. Uyu mugore mukorera iki gihe ati we how you kitu we. Uyu mugore wari wabona umwana abyina mu gipangu, wari wabona tujya kuri saramanje akana kakaza kakajya ati nta mwana agira. Elisa ati nakurapiya nta mwana uba muri uru rugo. Nyuma y'ibyo yatanze, wewe setani unacheza, amaze gutura umube w'ifi,
ahindukira Satani ati ntakucapa reka uru rugo umwana agomba kuvuka. Ntiyavutse se. Stanita, he was full of what? Fish, and he was there bapping. Mama umva beneda mujye mumenya mahame iri hame naravuze ngo ntirizancika na kurapi. Hari abantu ngera imbere nkasa nutazi kuvuga nkarumira nkasa nutazi no kuvuga ngo Bibiri ivuga gutya. There are some people that I reach in front and I don't even I act like I don't know any scripture. Nigwandika nkaho ntazi na Matayo. And I be quiet as if I don't even know where the book of Matthew is. And I'm there with my envelope. And I say, man of God or woman of God, speak to me, my ears are open. I have told you the truth. It's okay. There are some people basuzuguye ariko uvuga uti ntacyo ahananye navuga ngo Matayo avuga gutya. Umva ikitwice buraho tugeze hose tuba tuzi Matayo uko avuga, Yohana avuga gutya, ibyahishuwe Yohana ageze ku kigo cy'Ipatimosi. Nyamanza haraho batavugira imbere ngo Yohana ku kigo cy'Ipatimosi ugaceceka ukareka kuko uko ucecetse uteza amatwi hari ukuntu umwuka wera aflowinga ukumva ibyo ugomba kumva kandi umere nk'uyu mugore iga kudiserna ahantu ubuntu bw'Imana buri. Ibintu badashobora gufekinga ni grace y'Imana, ubuntu bw'Imana. Ababifeka barahari. Those who fake it are there. Ariko nabyo biramenyeka biraboneka. And you can also feel it. Ariko nubona umuntu ugendanye n'Imana imyaka n'imyaka n'imyaka. When you see no going back. But going adasubira inyuma akomeza imbere uko umunsi uke yagira gutya nushaka fata inyuma kandi ubikore wabigambiriye ko niko Paul yabibonye abibwira Timotheo ati mwitonde mu minsi ya nyuma ibihe bizabiruhije abantu hari ibyigenge umuntu adashaka gusubmitinga under who munsi yande bitarimo ukumva gusarimo ikintu cyo kwigomeka kitarimo. Nedata uwo mwuka wo kwigomeka kutaba munsi y'amavuta runaka wubaha nushaka uhunge kuko nta utarayobowe ntashobora kuyobora. Nuba wiyo uri kigenge uzabyara ibyigenge ko mu izina rya Yesu turi ku mavi. Gore we yakoze ibyo agomba gukora arimo aratapinga muri anointing ya Elisa. Elisa ati nta mwana uba ndimo ndenjoyinga itabaza ruguru igitanda bashashe hakuna mtoto hapa. Baratanga buri munsi bahaha bakora amasarade nta mwana ubaha ajya ku mavi ati ntibishoboka Mana naba n'ibyiki umwana agomba kuzaha. Bibiliya yivuge neza ngo bari bashaje niko guhamagara umudamu. And this is when they called the woman. Ubwo amaze kurya ifi, after eating the fish, amaze kuvuga mu ndimi mu cyumba cyo hejuru, speaking in tongues in the upper room, ikipangu murakibona ukuntu cyari kimeze, moving around the compound, ari muri Linda Sketele Mayaso, and the compound was big, remember, moving everywhere. Ngo ahantu ngomba kuhabona umwana akina. And he said, I want to see a child playing here. Ineza nabonye ntabwo yaviramaho. And he said, the goodness that I received in this home. He said, woman, come. Aramubwira ngo umwaka utaha. He said, next year, igihe nk'iki, at a time like this, uzaba ukikiye umwana. You shall have your child. Leya nozotaya umwaka utaha. Next year, igihe nk'iki, at a time like this, uzaba ukikiye. You will be carrying your child. Ukwezi kwa munani. In August 2020. Dusigaje amezi angahe 20 gashira? How many months to 2020? From 2020. Next year, August, Grace room. Tuzaba turi muri dimension. We shall be in another dimension. Uzaba uri ku rwego rundi. You shall be on another level. Uzaba gitangaza mu izina rya Yesu. You shall be carrying your miracle in the name of Jesus. Nanjye mundebe neza. Listen to me. Next year, next time like this, nimufate rendezvous vuba. Take appointments. Imana ibamugisha mwinshi.